kwifuriza ibihe byiza kuri uyu mugoroba muri studio za TV 47. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muri hirya no hino ku isi mudukurikiranye. Abadukurikirana muri mu Rwanda turabakunda cyane, abadukurikirana muri mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, abari mu Burayi, abari muri Amerika, tujya tubibona hari abari yo badukurikirana. Waba udukurikiranye uri Australia, hirya no hino aho waba uhereye hose, n'umugisha kubana nawe hano kuri TV 47. turabakunda. Reka mbere yuko mbagezaho insanganyamatsiko tugiye kuganiraho se cyangwa ibyo tugiye kuvugaho, ni ibintu biri guca ibintu hirya no hino bivugishije abantu amagambo menshi. Ni byiza ko natwe abana b'Imana tubimenya, tukamenya ibiri kubera muri iyi si dutuye. Mbere ya byose rero reka tubanze twiragize Imana, kuko Imana niyo iduha ubwenge kandi ikaduha ihishurirwa, ikaduha ubwenge bwo kumenya gusobanura amagambo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nyir'ingabo, Imana nziza, Imana itwitaho, Imana ituzi, ikora byose mu buzima bwacu. Uwiteka twiseye imbabazi zawe Mwami Imana, reka aka kanya keza umpaye ko kugirirwa umugisha wo kuvuga ibyawe. Reka Mwami Imana uhagarane natwe, ufashe abantu bose bari gukurikirane iki kiganiro tugiye kugirira hano. Reka buri umwe wese ahari hose afashwe ku ruhande rwe, kandi uduhe umwuka wawe wera kugira ngo adusobanuriye ku bijyanye n'ibihe turimo by'isi bya none. Byose bigushaka ni ku bwawe Yesu tubisabye, urakoze, amen. Alleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima kongera kuba hano muri studio za TV 47. Ndabakunda cyane. Ubu muri aka kanya tugiye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko bitari byinshi. Icyambere tuganiraho, tugiye kuganira ku ruzi rwa Ufurate. Turebe se uruzi rwa Ufurate rwakamye, ijambo ry'Imana ribivugaho iki. Ikindi cya kabiri twongera tukaganiraho ni music industry. Music industry izi nganda z'imiziki iyoboye isi. Mbega turavuga kuri iyi miziki idahimbaza Imana. Niba uri umwana w'Imana ahangaha ubyumve neza, niba ugikunda imiziki y'isi, stay away of troubles. Guma kure cyane y'ibyago, kuko uyu muziki uyoboye isi bitwita secular music ni bibi cyane, kuko hari umwuka uba uri inyuma yazo. Niba uri umukristo ugomba kumenya umwami ukorera uwo ari we. Ubwenge bwawe n'umutima wawe wose bigomba gukorera Uwiteka. Wizanamo indirimbo z'isi, kuko bariya icyo bigisha ni ubusambanyi, ni ukwambara imyambarire nk'iyi yose tubona hirya no hino. Nta cyiza bazana, baza ibyo batuzanira n'ibyimura Imana mu mitima yacu. Nakwifuriza kuyoborwa n'Imana rero, ugahitamo umuziki wumva nk'umwana w'Imana wamaramaje gukurikira Yesu. Ndabakunda cyane. Tugiye kuganira kuri ibyo bintu bibiri rero, turebere hamwe. Ikindi numva wenda dushobora kugarukaho ni ku majwi ari kumvikana mu kirere, kandi ayo majwi akabasa n'ayumvikanaga mu buvumo bugaragara hariya mu ruzi rwa Ufurate. Kuko uruzi rwa Ufurate rukimara gukama, hari ibyagiye umusozi byari bihishwe. Ibyo nabyo turabigarukaho. Ndizera ko Imana iraza kuduha umugisha, kandi twese tukagira icyo dusobanukirwa. Kandi ntimwibagirwe gukurikira Yesu.
Yesu niwe duhanze amaso, niwe dukurikira ku manywa na nijoro, niwe muyobozi wacu, niwe utwitaho, niwe utumenyera buri kimwe. Twe twamaramaje kumukurikira, ndizera ntashidikanya ko tuzagerayo. Ushobora kuba udukurikiranye hano aribwo bwa mbere ukibaza ati se Cape TV 47 bizera iki, biringira iki, imyizerere yabo ni iyihe? Turi abana b'Imana, dukunda abana b'Imana n'abantu b'Imana. Twizera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, twuzura Umwuka Wera, tuvuga mu ndimi, turahanura iyo bibaye ngombwa. Ubundi icyerekezo cyacu cyangwa se purpose, intego yacu dufite ni ukwamamaza inkuru nziza y'ubutumwa bwa Kristo, atari bwa butumwa bugaragara hirya no hino bwo gukundisha abantu isi aho gukumbuza abantu ijuru. Icyambere ubutumwa uzumva kuri icano ni uguhamagarira abantu kwakira Yesu Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakava mu ngeso mbi z'ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, uburiganya no kuroga n'ibindi byose bizira, umuntu akamaramaza gukurikiza Yesu. Iyo niyo mumbero yacu, ntabwo tuzigera duhindura ubutumwa. Aho muzumva twatandukiriye twahinduye ubutumwa, muzatubwira ati we mwitonde mugenze gake, kuko umuntu w'Imana nyakuri aca bugufi, arangwa no guca bugufi no kumvira inama nzima. Ndabakunda cyane rero, nizeye ko tuzubaka ubuhamya bwiza nk'inkingi ituganisha mu bwami bw'ijuru, twese tukazasanganira umwami wacu Yesu Kristo. Abana b'Imana ndabakunda cyane, abari kunyura mu bigeragezo bikakaye, mwihangane mwikomeze kuri Yesu. Ndabizi hari abugarijwe n'ubukene, wikumviye amajwi ya Satani akubwira ngo impamvu ibi bikubayeho nuko wubaha Imana. Komeza uyubahe, kuko hahirwa abatazagushwa n'iby'umwami Yesu. Reka dukurikire Yesu, dushonje dukurikire Yesu, twishimye tumukurikire, tubabaye tumukurikire, kuko icyo nicyo twahamagariwe. Ijambo ry'Imana hari aho rivuga ngo ese ugamburijwe n'amakuba cyangwa ibigeragezo, gukomera kwawe kwaba kuri he? Ibyago n'amakuba by'umukiranutsi biba byinshi, ariko Uwiteka Imana adukiza muri byose. Iryo jambo nawe niba wari kunyura mu bihe bikomeye, no burwayi se, no bukene, ni inzara, abana b'Imana ibyo tugomba kubinyuramo, tugagumya tugahamya Yesu. Yobu nawe yabinyuzemo, aragumya ahamya Yesu, aho inshuti zamutaye byose bimushizeho n'umubiri w'umugarutse, ariko arakomeza ahamya imbaraga z'Imana. Nakwifuriza guhamya no mu bihe bikomeye, nakwifuriza guhamya no muri cyagihe bitameze neza. Komeza ubane n'Uwiteka. Noneho reka dukomereze hano kuri uruzi rwa Ufurate. Byagenze bite? Bimeze bite? Ndaza no kubereka mu mashusho mumenye ati se uruzi rwa Ufurate byagenze bite, bimeze bite. Reka turebe mu ijambo ry'Imana, tumenye ngo ijambo ry'Imana ryavuze iki kuri ruraruzi. Turebe ibyahishuwe ibice 9:13. Marayika wa gatandatu avuza impanda, numva ijwi riva ku mahembane y'igicaniro cy'izahabu kiri imbere y'Imana, ribwira marayika wa gatandatu ufite impanda riti, bohora abamarayika 4 baboheye ku ruzi runini Ufurate. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. And the 4 angels were Hano loosed dutangiye to smite batubwira ngo 1/3 of the earth. n'abamarayika 4 One of baciwe the imbere most talked y'Imana about biblical bajugunywa hano mu prophecies isi. this month is obviously that of River Utubwira Euphrates. arimo aravuga ati From nk'uko Revelation byahanuwe kuri 9:14 and uruzi rwa 15, the Bible Ufurate. confirms that the Muri 4 Bibiliya, fallen angels mu bonded in chains byahishuwe under the 14, Euphrates River, which lies in 15, Western Asia, Bibiliya and itubwira those ko angels hari will be released to abamarayika smite 4  1/3 of the earth in the end time when after the bigometse ku Mana Euphrates have baboheye dried up. muri uru ruzi rwa The Ufurate. mysterious tunnel Nk'uko found under the uruzi rwa Euphrates. Ufurate rwakamye After a rero, large portion niho of the great hagaragaye Euphrates River ubuvumo dried up, bugaragara recent ko expeditions ariho on the abo riverbed led to the bamarayika 4 discovery of a bari giant baboheye. mysterious tunnel which extended deep into the earth.
The sounds of imprisoned angels heard in the tunnel. Not long after the secret tunnel was discovered under the Euphrates River, several video recordings contained strange sounds alleged to have been recorded in the Euphrates River. The sound recorded seems to be the faint roar of some beasts, which is acclaimed to be that of the fallen angels, which was followed by the sound of heavy chains. Here is the sound recorded in the tunnel. biteye ubwoba bagenzi banjye biteye ubwoba ayo ni amajwi asohoka mu buvumo bwagaragaye aho urwo ruzi rwa Ufurate rumajije kuba rwakama. kumva ko ni n'amajwi ateye ubwoba y'umubabaro. Abantu benshi kandi barimo baribaza kuri ibi bijyanye n'urusaku ruturuka mu buvumo bwo muri Ufurate riva bigaragara ko ari bwo buvumo Imana yafungiranyemo b'abamarayika bane Bibiliya ivuga mu byahishuwe biratangaje. If you read the book of Revelation chapter 12 to 7 to 9, noneho reka tugaruke kuri ya majwi ari kumvikana mu isanzure. Ubu se wakibaza ko ayo majwi ari kuva he? Abantu bagiye mu rujijo barimo barabazanya ati se mwana ibyo ni ibiki? Mugenzi we yaramushubije ati ibintu ni nk'ubusazi. Strange sounds are being heard around the world. Majwiadasanzwe ari kuba yakumvikana hirya no hino ku isi. Amajwi yumvikana ameze nk'impanda irimo ivuga. Ayo majwi kandi akaba yakomeje kumvikana muri Colombia no muri Canada. Ultimately, I cut the power to the entire nageze aho rwose mfata umwanzuro wo kuba nasohoka mu nzu kuko ayo majwi yasakuzaga cyane. I'm calling it the worldwide hum. But after 2018, things seem to go ayo quiet majwi for a little yumvikanira while. mu But kirere now ari it kugeraho seems that these occurrences agahagarara are happening akanya once gato. again. All these accounts Bigaragara that ko we'll look ari at are from the nk'ikimenyetso past cyangwa year. imbuzi. The first sounds that we'll look Imana at iri guha are the abantu trumpet kugira ngo sounds in the biyunge nayo sky. This man bagarukire claims he's Imana. been hearing the trumpet sounds all day. He perceives it as a warning and tells people they need to get right with God right now. Ibi ngibi rwose birasa naho ari nk'ikimenyetso Imana iri gutanga kugira ngo abantu babe bagarukira Imana. N'utubwira Another man bene claims data he's been bashiki hearing the banje same ibi ngibi trumpet ndi sounds all day kubabwira as well. ntago ari And filime interestingly enough, it ntago ari seems that there's a storm ibyakinwe approaching in ni this ibiri video kuba as byabera well, mu something kirere that's occurring in many of these bijyanye videos. n'amajwi ari kumvikanira mu kirere. nk'uko bakomeje babitubwira aya majwi ari guturuka hejuru mu kirere kandi aza avuga cyane kandi bagatungayo kamera nta kintu babonayo nta kintu kamera ifata. Abantu benshi rero bari kubisanisha n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe by'impanda. Birashoboka ko wenda yaba ari ibihe bya nyuma. Akomeza kutubwira ati ibi ngibi biragaragara ko ari nka bimwe by'umunsi w'urubanza w'Uwiteka wanditse mu byahishuwe. Niko yakomeje kutubwira. Birashoboka ko twaba turi ku mpera z'igihe. Ni music industry. Music industry izi nganda z'imiziki iyoboye isi. Mbega turavuga kuri iyi miziki idahimbaza Imana. Dutangiranye n'umugabo hano avuga ati urabizi ko Hollywood ikontororwa na Illuminati. Mu by'ukuri uwo ni umwuka wa Satani. Reka mbabwire bahungu banjye bakobwa banjye rubyiruko bana mukiri bato. Umuntu ashobora guturuka muri Amerika ari umuririmbyi ari umuraperi yarageze ku ntsinzi ze z'ubuzima
the reka whole mbabwire world nshuti goes, zanjye and they eliminati pay big ni money just ikibi to ni see ikibi and watch nonsense. cyishyura igiciro cyinshi kugira ngo kigumure Hollywood abantu bave was munyizere established for one inshuti thing, zanjye to uwo brainwash ni umushinga humanity cyangwa ni and take umuryango it away from wateguwe God. kugira ngo Believe me, ugushe amamiliyoni believe me, n'abamiliyoni